Muri iki gitondo turatembereye mu mudugudu wa Rutindo, dusanze rwose abajene bafite ubwuzu n'ubushake bwo gukorera hamwe ndetse banubaka ibijyanye n'ubwiherero. Ariko tugerageje guhura n'umwe muri bo. Mwaramutse? Mwaramutse neza. Yego, mwatangira mutwibwira? Murakoze, nitwa Angelique Nyirarukundo, nk'abandi coordinatrice wa IFU Volunteers umurenge wa Kinigi. Yego, murakoze coordinatrice umurenge wa Kinigi. Mu by'ukuri se urabona abajene barenga 50 bateraniye hano. Ese ni ibisanzwe muri umurenge wa Kinigi cyangwa ari kidasanzwe kuri uyu munsi? Ni ibisanzwe, ubusanzwe dusanzwe twitabira, ariko nyirizina turi mu kwezi kwari ibikorwa by'ubukorerabushake, aho dufite insanganyamatsiko ivuga ngo kubaka ubushobozi bw'urubyiruko hagamije iterambere rirambye. Akaba ariyo mpamvu twaje kubaka twishize hamwe. Ubusanzwe dusanzwe twubaka, ariko murabona igikorwa twakoze ni indashyikirwa, kiragaragarira amaso y'abantu bose. Murakoze cyane, ngira ngo rwose ibi ni byiza cyane biramutse biba koko buri cyumweru muhura mukabikora. Hanyuma se nizihe nama wahereza urubyiruko cyangwa se abajene muri rusange mu gihugu cy'u Rwanda, kuko niba bikorerwa mu Kinigi sinzi n'abandi bose bafite umutima wo gufasha nk'uko nguko. Ese niyihe nama wahereza abandi bajene cyangwa se urubyiruko badafite izina gaciro zo gukorera hamwe cyangwa se gufasha abatishoboye? Murakoze ku kibazo kizamumbajije. Muri rusange urubyiruko ruri hose, ndakeka twese turi imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba. Rero umuntu ahari aryamye, ndakeka yakwisubiraho nawe akaza tugafatanya, ntabwo ari akarere gusa, n'ahandi hose mu gihugu muri rusange tukubaka igihugu cyacu, tukagira imyumvire myiza, tugafashanya kubaka, tukazamura iterambere ry'umuturage, umuturage agahora ku isonga. Murakoze cyane rwose, ntako mutagize, turabashimiye. Murakoze cyane. Ciao ciao.